y'ubutunzi. Noneho hari abantu barwanya intambara bayirwanisha umunwa, abandi barwana intambara bayirwanisha ibyubahiro, abandi barwanisha intambara bayirwanisha amafaranga, abandi barwana intambara bayirwanisha ibigango. Hari abantu baje bafite ibigango bakoze umubiri bafite nyine bize karate ku buryo wavuga, kandi ibintu ndi kuvuga n'ibyo mu nzu y'Imana si byo hanze ndi kuvuga, ni ibintu byakorewe mu nzu y'Imana twitaga ko ari inzu y'Imana. Dufite intambara abantu bagiye barwana bivuze ngize imbuto zanjye ndazirinda, ndinda umuhamagaro nahamagawe narabirinze, igisigaye nuko mbikiwe ikamba. Haleluya. Bivuze ngo Pawulo we ari kurwanya intambara kugira ngo azabone ikamba ry'ubugingo, ariko twebwe ab'iki gihe twarwanya intambara kugira ngo tubone intebe mu idini runaka, kuko itorero ryo riri mu ibanga. Turwana intambara kugira ngo tube perezida, turwana intambara kugira ngo tube abadiyakoni, turwana intambara kugira ngo duhabwe ubushumba, dushora amafaranga, abandi bashora ko bavukiye kwa kanaka bafite ijambo. Ariko iyo ntambara kuko yarwanywe n'umubiri ikarwana idafite ibyo ibyirinda, hari intambara irwanwa idafite ibyirinda, bene iyo ntambara itakaza garanti, igatakaza umwimerere, igazakomeza n'umukristo. Bivuze ngo umukristo wakomeje gusenga, inzira yo gusenga iracyari muri we, kuko itorero riri muri we rirafunguye, amateraniro yiwe aracyakomeje, ibyigisho muri we biracyakomeje, ivugabutumwa muri we riracyakomeje, aracyagwije ibihe byiza muri we byo gusenga. Uwo nazacogora ntabe icamugongo nizizamugeraho. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Turabashimiye bene data, mutwereka ko mudukunda ku manywa na nijoro. Imana ibagirire neza cyane. Muri aka kanya mbanje kubashimira ko mukomeje kutwereka urukundo rwinshi, mukanda subscribe. Wowe wakaze subscribe, Imana iguhe umugisha. Nawe utarayikanda ikandeho kugira ngo ukomeze kubana mu biganiro bya buri munsi. Ushobora kuba ufite ibibazo, ushobora kuba ufite intambara, ushobora kuba ufite amakuba ari kukugendaho, ariko ndagira ngo nkubwire aka kantu, hejuru y'ibyo byose hari Imana ishoboye byose. Nukuri mu buryo bwo kugira ngo kuko tudakora ibiganiro birebire imbere ya kamera, twafite umutumirwa, umukozi w'Imana, umuhanuzi urimo umwuka w'Imana. Muhanuzi w'Imana turakwakiriye ku kamera kuri mikoro za Ferdinand TV Show Gospel, ubagezeho icyo Uwiteka. Mbere na mbere wabanza ukatwibwira, ubundi Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Imana y'umugisha. Amazina ni Joseline Nyiraneza. Ndi umubyeyi ufite umutware n'abana 3. Joseline Nyiraneza. Ndi umukristo. Turi n'umuhanuzi. Kuki ariko mutinya kubivuga? Ndi wenda umuhanuzi w'Imana. Imana iguhe umugisha. Rero muri aka kanya watangira udusengera kugira ngo dukomeze iki kiganiro cyacu, dukomeze ivuga butumwa ugezeho abakunzi ba Ferdinand TV Show Gospel, ubutumwa Imana yaguhaye. Karibu mukozi. Izina rya Yesu, Imana ikiranuka, Imana nzima, Imana y'amahoro, Imana yo kwiringirwa, Imana y'umutware. Urashoboye kandi urahambaye, uri ibyiringiro byacu, uri inkomezi,
uri karuhura Haleluya. inkomezi yacu niyo duhanze amaso niyo dutumbiriye kandi muri harimo ibisubizo turagushimira kuri kumwe natwe turakwinginze ngo wowe natwe kuri icano kuri TV abatureba bose n'abari butwumve bahinduke kandi bagwize imbaraga muri bo barushaho kwaguka mu buryo bwose urakoze kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu amen. Imana iguha umugisha umukozi w'Imana rero nakubaza akabazo kamwe ubundi nkaguha umwanya abahanze aha mu buzima busanzwe cyangwa mu buzima tubamo cyangwa mu buzima bw'itorero umukozi w'Imana cyangwa umuhanuzi abahanuzi abantu benshi bari kuvuga ngo turabatubuzi niki turi bukore kugira ngo twongere tuba bizerwa mu bantu ko hari abantu bitumye aho ku murimo w'Imana reka nkoresha iyo mvuga bitumye mu murimo w'Imana none bari kudufata kimwe niki turi bukore kugira ngo dukiriyaringe twese twikureho ibyo bintu bivuze ngo muri iki gihe turimo abantu bari kutwita abatekamutwe kubera imyitwarire bamwe muri twebwe bitwaga abahanuzi bakoze cyangwa bavuze bituma abantu badufata muri iyo kanya kutwita abatekamutwe ati niki twakora kugira ngo abantu tugire icyizere ibyo uvuze nibyo ariko icy'Imana idushakaho nuko muri karitsiye urimo nanjye karitsiye ndimo uw'inyenyeri imurika nanjye nkamurika ubundi kuko ijambo ryarambwiye Pawulo avuze mu bihe by'imperuka ngo kwaziza n'abahanuzi b'ibinyoma benshi cyane nta n'icyo uzakora ngo bakureho ukureho ibyahano ibintu bigomba gusohora noneho kuko bigomba gusohora ahubwo irashaka ko njye nawe wowe uri ryiriya nanjye uri hano ko ari twebwe dukwiye kwagura ubwami bw'Imana ntabwo dushinzwe gukuraho abahanuzi cyangwa kubahindura umwuka wera niwe uzabikora ahubwo njyewe nawe niduhuza tugakoresha ukuri kw'Imana yaduhamagaye hari abazagaruka bahindukire kuko babonye abantu b'Imana koko kandi bariho abantu b'Imana abahanuzi b'Imana barahari nubwo abanyabinyoma n'abatubuzi biyongereye ariko n'abahanuzi b'Imana barahari ahubwo icyo nagusabira ni uko wahura n'umuntu w'Imana yego ni ukuri Imana ifashe abadukurikiye guhura n'umuhanuzi w'Imana bahuye n'abatubuzi ariko icyo nabasabira ndi hano ni uko bahura n'abantu b'Imana kuko iyo uhuye n'umuntu w'Imana akwibagiza na bya bindi by'abatubuzi ahubwo ugakomeza ukaguka kuko wahuye n'umuntu w'Imana akaguha ihumure abagabo babiri ngo bari kumwe bajya i Damasiko bari mu rugendo bari kugenda ngo barangije ngo bari kuganira ariko bakajya bagenda bumva muri bo mu biganiro bakoraga ngo bagendaga bumva bari kuruhuka ngo imitima yabo inezere bumvaga uko bagendaga baganira bavuga Imana bavuga ku rupfu rwa Yesu bavuga ku byabaye uko baganiraga muri bo bumvaga ihumure bakumva n'amahoro ariko akimara kubavamo nibwo bamenye ko yari ahari bivuze ngo rero nubwo humura nubwo hari abantu bavuyemo hari n'abandi bazi bakaguha ihumure byagaruka mu mutima wawe umutima wakomeretse ukongera ukomorwa ariko Imana iguhuze nawe Imana iguha umugisha hagati aho unsubije igisubizo cyiza nashakaga urimo umwuka w'Imana Imana iguhagarareho Imana uracyari umuhanuzi w'ukuri koko kandi hagati aho wambaye neza rwose amavuta y'Imana ari kukugaragaraho n'abadukurikiye bazandika muri comment ati uyu mubyeyi kabisa ari amavuta y'Imana hari ibintu hanze handi kubona abahanuzi bari kuza bahanura ngo muri iyi gahunda yo gufunga isengero ngo abazifunze ngo Imana ngo irabaziye ngo nyine nta muntu gusenya urusengero rw'Imana ngo agire amahoro ese wowe urabona niki wabwira aba bantu kuko abahanuzi benshi bari kuza bahanura ngo Imana ngo niyisenye insengero ngo ariko ngo abari kuzisenya nabo ngo Imana izabaha niki wavuga kuri iki kintu muri minsi yaciye hingundura insengero zimwe zarasewe izindi zirafunze izindi ziri gusabwa gukora ibyo leta ishaka hanyuma kuri YouTube najye maze iminsi mbibonaho ariko nje kubisenya ntabwo nje mu mwuka wabo
ntabwo nje mu mwuka wo kuvuga ngo ibi bintu ngo Imana izahana abazifunze ahubwo nje kongera kubwira abari kubivuga ko Imana ikomeje gufunga n'ibindi ahubwo kandi si ugufunga insengero gusa n'abaziyoboraga n'abazibagamo nabije kubafunga insengero nubwo zifunze nako ni amazu kuko ni icyitiro cyo banga insengero ni nko kuvuga ngo ni akazi ngo shemu urokore ibyo mu kantu muri karitsiye buri butike ngo jya kwa Claude cyangwa kwa Kazungu kara ni icyitiriro naho urusengero rwo nagaruririye yego nagarura Kristo yavugaga kuko yageze agera no ku rusengero aravuma abati ngo ndababwiza ukuri ko Mr. nawe rizasigara igetse kuri muri urusengero mureba nawe rizasigara igetse kuri bivuga ngo rero ziriya ni inyubako si inyubako zimeze nk'isoko ni nk'isoko bundi bino ibizibafunze ni isoko bundi basambanye bajura bose baraza bose bakaza guhaha mbese ibicuruzwa babirimo hari abazaje kurangura abaririmbyi bari kuririmba hari n'abazaje kurangura ngo hari abasatuzi baje bakaza kurangura hari n'abazaje kurangura ngo hari agahanuzi karimo hari agasore keza nabonye mbese n'iguriro n'iguriro buriya n'iguriro ntabwo ari urusengero ntabwo ari rwo rwafunze urusengero ruracyakora n'uburyo yego ntiruzanafungwa n'aho amarembo y'ikuzimu yazungu ntabwo urusengero ruzafungwa ririya n'iguriro rero bafunze bivuze ngo turi mu murongo umwe ngewe nk'uko ndimo urahamanya ko Imana iri gutoranya ibi ni ibintu Imana iri gukora guca akajagari iri no guca akajagari kamaze iminsi abantu barazengejwe bari baje kuruhuka bazi ko baje kuruhuka barananirwa ahubwo bari baje ko baje guseka ahubwo bararira bari baje ko baje gukorera Imana ahubwo bikoreye amaboko ahubwo ntabwo ari ibyo gusa ahubwo n'ingaruka zizi nama aba bashumba cyangwa pasiteri bose bakazikamura nabyo n'izi ngaruka nazo baracyazirengera kuko ibirukanye mu rusengero ibirukanye no mu maduka yabo ibirukanye no mu mishinga yabo ibirukanye no mu mirima yabo mbese ni mu gishanga bivuze ngo ize gufunga n'abapasiteri yego ko mana ni mu gishanga umuntu wese uzi ko wihamagaye arabaguze ubupasiteri abandi bayigura ubushumba abandi batanga ibiguzi abandi baca amadirishya abandi bazana ubwenge bwabo kandi Imana yatoranyije abaswa kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge bivuze ngo rero buri wese uzi ko wihamagaye ni mu gishanga agiye gufungirwa amazi n'umuriro ahubwo inzara iraje mwice n'inyoni kankubaza akabazo kamwe k'amatsiko ubundi nkureke utambutse ubutumwa bw'Imana abahanuzi nawe urabazi n'abavuga butumwa n'abapasiteri hano kuri YouTube dufite abantu bakoresha imiti no mu nsengero aba bantu ndagira ngo ugire icyo nako ikariso nubwo njya mbitinda njya mbwira n'abantu uti mwagiye mu iguriro buri wese icyo azagura kuko harimo n'ibimene harimo batanditse ibimenya harimo n'intoryi zahiye harimo bahiye mukajya ngo ni intoryi nzima kuko zararambye hari abaguzemo ibipfu hari abaguzemo ibibore hari abaguzemo ibitoki by'imineke bazi ko bagiye guteka ibitoki bagasanga ni imineke baguze bivuze ngo ni ihahiro twari turimo hanyuma abantu bo ni Kristo afitanye nabo urubanza Kristo afitanye nabo urubanza ibi bintu ni iby'Imana irimo ni iby'Imana iri gusaka yaje kwisakira mbese iri mu mukwabu mubonye biroroshye hari ibigiye kuza bikomeye biroroshye kuko inzara igiye gutera cyane inzara igiye kubatera n'umwuma kuko yaravuze muri Amosi 18 ngo mu gihugu cyose zatezamo inzara si izaba ariyo byo kurya si ibyo kunywa ahubwo ni inzara y'amagambo y'Imana na hahandi kuko abangaba izi marine zari ziri mu rusengero zitwaga kari marine ngo nabashumba abandi byejo muri narababaye nimara kubona amakuru ngo umushumba ngo yasambanyirije umugore w'umushumba bigeze ngo baramuhagarika ngo kandi nawe yasambanye n'umushumba mu karere niba ururembo nawe ati rero izi marine zarinjiye niba abo baragaragaye ariko nabandi bataragaragara ariko Yesu azi bivuze ngo rero uyu ni umukwabo w'Imana tubirekere Imana hanyuma abantu b'amacano indi nkuru bishyushye hari amacana agiye gufungwa hari amacana agiye gufungwa hari amacana agiye gukurwaho hari abayobozi b'amacano bagiye gukurwaho hari n'abahanuzi bo ku macano bagiye gukurwaho hari n'abahanuzi nibareba nabi barabifungirwa kuko ni inzara igiye gutera mu bantu ubwo iyo nzara iratera ahantu hose abanyamacano namwe muraziwe byose
muri kwigwa bivuze ngo muri kwigwaho kego Imana yaraduhamagaye ibintu njya mbona abantu bashyiraho bimeze nk'iby'ibitente abantu bagashyira ibitente ngo agatente kawe n'akandi gatente bikaba muraje namwe birasubirwamo namwe mwaziwe vuba aha ngaha raporo irasohoka yabirambiwe muri kuyobya intore z'Imana abantu bafite inzara yo kugira ngo bumve ijambo ry'Imana bararibuze ahubwo bahuye n'amatente kuri televiziyo kuri channel bahuye n'amatente kabisa njyewe rero ikintu kiri kumbabaza n'ikintu kiri kumpangayikisha turi muri kuza mukavuga ubutumwa hano kuri YouTube ariko ugasanga ngo namwe muri abateka mutwe aba bantu birirwa baducira imanza burababwira iki ubundi wowe umuntu umuhigisha igihe abatega igihe umuntu igihe umubwira ati nguteze Imana imbere ubundi amagambo ubundi ibikorwa bizasobanura ibintu byose nk'uko ibikorwa muri iyi minsi bisobanuye ubundi na vuba namwe ku macana n'abaza gutekaho imitwe n'abajyanaho imiti nabo mbahaye igihe ibikorwa nibyo bizavuga ubundi umunwa njya mbona bakozeho umunwa nabo rero mbateze igihe ubundi ni igihe umuntu wese wanyuranyije n'ubutumwa bwiza wese muteze igihe Imana iguha umugisha ngiye kuguha umwanya ugeze ku bakunzi ba Ferdinand TV Show Gospel bagezeho ubutumwa Imana yagutumye karibu mukozi w'Imana Imana iguha umugisha ngiye gusoma ijambo nubwo umwanya bari mutoya ariko reka dusome igitabo Pawulo yandikiye Timoteyo ibice ni 4 umurongo wa 7 haranditse ngo narwanye intambara nziza narangije urugendo narinze ibyo kwizerwa ibisigaye mbikiye ikamba ryo gukiranuka iry'umwami umucamanza utabera za makuru rya munsi nyamara sinjye nyine ahubwo abakunze kuboneka kwe bose haravuze ngo narwanye intambara nziza narangije urugendo narinze ibyo kwizera ibisigaye mbikiye ikamba ryo gukiranuka iry'umwami wacu umucamanza utabera azamakuru rya munsi nyamara sinjye nyine ahubwo nabakunze kuboneka kwe bose Imana iguha umugisha iri ni ijambo Pawulo yavuze yanditse amaje kurwana urugamba yego igihe turimo ijambo narinzanye ravuga ngo uri kurwana intambara kimwe neza yego intambara yo kurwana ni y'icyubahiro cyarangiye intambara yo kurwana ni y'amaturo yarangiye intambara yo kurwana ni y'intebe yarangiye intambara uri kurwana ni ukugushingira intebe bagasasa amatapi ugakandagira ibyo byarangiye kuko Pawulo yavuze ngo narwanye intambara nziza ndangije ndinda n'ibyo kwizera y'ubutunzi noneho hari abantu barwanye intambara bayirwanisha umunwa abandi barwana intambara bayirwanisha ibyubahiro abandi barwanisha intambara bayirwanisha amafaranga abandi barwana intambara bayirwanisha ibigango hari abantu baje bafite ibigango bakoze umubiri bafite nyine bize karate ku buryo wavuga kandi ibintu ndi kuvuga n'ibyo mu nzu y'Imana si byo hanze ndi kuvuga ni ibintu byakorewe mu nzu y'Imana twitaga ko ari inzu y'Imana dufite intambara abantu bagiye barwana bivuze ngo izi ntambara kuko zitarimo kurinda ibyo kwizerwa niyo mpamvu deadline yazo ishyizweho iherezo ariko Pawulo abivuga neza ngo intambara we yarwanye niyo guhamagarira abantu kuri Kristo yarwanye intambara yo kugira ngo abarwayi bakire arwana intambara yo kugira ngo abanyabyaha bihane arwana intambara yo kugira ngo icyubahiro cyavuye iwabo cyongeye kigaruke abantu bagirira Imana icyizere yarwanye intambara yo kugira ngo abantu bamenye Imana aho kugira ngo bamenye amazina kuko abantu barwanye intambara yo kwandika izina kugira ngo izina ryabo rimenyekane izina ryabo rimenywe hirya no hino ariko mbibutse ko intambara y'izina igirangira igashyirwa iherezo abantu barwaye intambara y'amafaranga ariko intambara y'amafaranga igirangira abantu barwaye intambara y'ibyubahiro ariko intambara y'icyubahiro irarangira abantu barwaye intambara y'intebe ariko intambara y'intebe irarangira ariko Pawulo avuga ati intambara yo kurinda ibyo kwizerwa narinze agakiza imbuto zanjye ndazirinda ndinda umuhamagaro nahamagawe narabirinze igisigaye nuko mbikiwe ikamba haleluya bivuze ngo Pawulo we
ari kurwanya intambara kugira ngo azabone ikamba ry'ubugingo. Ariko twebwe ab'iki gihe twarwanya intambara kugira ngo tubone intebe mu idini runaka, kuko itorero ryo riri mu ibanga. Turwana intambara kugira ngo tube perezida, turwana intambara kugira ngo tube abadiyakoni, turwana intambara kugira ngo duhabwe ubushumba, dushora amafaranga, abandi bashora ko bavukiye kwa kanaka bafite ijambo. Ariko iyo ntambara kuko yarwanywe n'umubiri ikarwana idafite ibyo ibyirinda, hari intambara irwanwa idafite ibyirinda, bene iyo ntambara itakaza garanti, igatakaza umwimerere, igatakaza icyubahiro. Ariko intambara, haleluya, amen, amen, umuntu arwana, umukristo w'iki gihe arwana iyi ntambara iyo ayirwanya akagerekaho no kurinda ibyo kwizera, akagerekaho kurinda ubuhamya bwe, akagerekaho kurinda Imana, izina ry'Imana yamuhamagaye, akakingira Imana ikibaba, yaba ari mu banyamahanga Imana akayivuga neza, yaba ari mu bantu batakaje ibyiringiro akababwira ko Imana igifite gukora muri yo, akabwira abantu ko Imana igikiza, akabwira abantu ko Imana ikibabarira. Mbese yarwanya intambara arangije agerekaho no kurinda ibyo kwizera. Ngo igisigaye bene uyu muntu ikiba gisigaye ababikiwe ikamba ry'ubugingo. Haleluya, ababikiwe ikamba ry'ubugingo, kuko bivuze ngo ari kurwana abika intwaro ze muri stoke kugira ngo azajye kumurika uwamuhaye, wamushyize mu rugamba. Ariko twebwe kuko turi kurwana urugamba rw'abantu, ndi kurwana urugamba rwa pasi, ndi kurwana urugamba kugira ngo mbone, kugira ngo ame iyi ntebe, kugira ngo ame icyubahiro. Bivuze ngo urugamba ntacyo rurinze, ni urugamba rw'umubiri, kandi urugamba rw'umubiri rugira igihe rukarangira. Bivuze ngo haleluya, umukristo wese mw'iki gihe kigoye gisa gitya, igihe abantu bacitse ururondogoro ngo babuze aho basengera, aho gusengera ntihabuze, haracyahari. Wateka usenga, waryama usenga, watembera usenga, gusenga birakomeje, ntabwo byigeze bihagarara. Muri byaza ngo genda umukristo ngo kandi nzahora ndiwe ngeze kugupfa, ngo naho haza ibyago, naho haza amakuba, nje nzakomeza ndi umukristo. Bivuze ngo umukristo wakomeje gusenga, inzira yo gusenga iracyari muri we, kuko itorero riri muri we rirafunguye, amateraniro yiwe aracyakomeje, ibyigisho muri we biracyakomeje, ivugabutumwa muri we riracyakomeje, aracyagwije ibihe byiza muri we byo gusenga. Uwo nazacogora habe icamugongo nizizamugeraho, ahubwo azagenda agwiza imbaraga muri we, akomeze ibihe byiza byo gusenga byaguke muri we. Uwo nazatinya icamugongo, ahubwo nazatinya n'amagambo y'ibyorezo, nazatinya n'ibikuba, ahubwo uyu nguyu azagenda agwiza imbaraga muri we, akomeze icyo yarinze, akomeze ubutumwa bwiza yarinze, kugira ngo muri cya gihe azahabwe ikamba ry'ubugingo. Imana ishimwe, kandi Imana ihabwe icyubahiro, kandi Imana iri kumwe natwe, kandi ari Imana iri gukora natwe, kandi ikomeje gukorana n'abakomeje kuyiringira. Kandi umuntu wese uyiringira ndetse ukomeje kurwana intambara yo kwizera ntabwo azacogora, ahubwo akomeje gukomera. Ndetse naho haza ibyago byinshi, amakuba menshi agakomera, ntabwo azacogora. Turi kuvuga ngo turwane intambara nziza kandi turinda n'ibyo kwizera. Bivuze ngo umuntu urwana agira n'ibyo arinda. Umurwanyi wese, umusirikare ku rugamba ararwana ariko afite intego y'ibyo arinda. Kandi igihe turimo wibaze uri kurwana intambara ki, urarinda iki ufite, n'iki ufite cyo kurinda ufite, n'iki cyatuma umwanzi bundi akurwanya ufite. Ese nimba ugifite ukirinze gute muri iyi minsi? Nimba ugifite uri kukirwanirira cyangwa umwanzi agifiteho ububasha? Ijambo narinzanye ry'uyu munsi ni ukukubwira ngo rinda, rwana intambara nziza kandi unarinda. Kandi Imana gifite cyo kurinda ugisaba Imana, Imana iguhe icyo kurinda, kuko urugamba rutarimo icyo kurinda ntacyo ruba ruvuze. Reka dusenge Imana, nimwakire ijambo ry'Imana. Murakoze. Turagushimiye Imana iri mu ijuru, tugushimiye kuri kumwe natwe, tugushimiye ko ukitwumva, tugushimiye kubwira ijambo, duhe imbaraga, uduhe ubwenge bwo gusobanukirwa ibihe n'iminsi, kugira ngo tubashe kurwana urugamba tuzanarutsinde, kandi tuzamere nka Pawulo, tujye guhabwa ibyasezeranijwe abatsinze urugamba. Urakoze,
ababyumvishe bose ubashyiremo imbaraga zo kurwana kandi baneshe mu izina rya Yesu Kristo amen. hari abazagukenera ko bagira inama cyangwa basengera, watanga nimero zawe undi? Nimero zanjye ni 0788 16 62 691. Imana iguhe umugisha.